Ubusobanuro bw'amazina. Uyu munsi tugiye kuba twaguha izina cyangwa se ubusobanuro bw'izina Angela. Tuguhaye ikaze wowe witwa Angela, tega amatwi wumve ubusobanuro bw'izina ryawe. Ikindi tuboneyeho kubwira abakunzi bacu mutwandikire muri comment mutubwire amazina mwifuza ko twazagaruka tubaha ubusobanuro bwayo, ariko nubunogewe n'iri zina umvishe ubusobanuro tugusobanuriye bihuye uze gukanda like nk'ikimenyetso kitugaragariza ko turi kumwe. Unatwandikire muri comment tubwire uburyo bimeze. Si ibyo gusa kandi tuboneye guha ikaze umuntu ukigera hano aribwo bwa mbere, tumubwira ngo nabanza arebe neza ko yakanze subscribe, nasanga atarayikanze abanza yikande kugira ngo azajya abana natwe mu busobanuro bw'amazina agiye atandukanye. Reka twihute rero tuguhe ubusobanuro bw'izina Angela. Angela rero ni izina rikomoka ku ijambo ry'ikigereki angelos, risobanura intumwa cyangwa se umumarayika. Bijyanye n'imico n'imyitwarire y'uwitwa iri zina Angela, ni umuntu rero ugaragara nk'ukeye, akunda amahoro kandi agaragaza impuhwe. Ikindi akunda kuba hafi y'abantu no kubatera ibyiringiro, arangwa no kugira umutima woroshye, ariko akanaba umuntu uzi guharanira ukuri. Si ibyo gusa kandi reka tukubwire mu bijyanye n'ibyo yanga kuba mu rukundo no tugiye kubabwira ibyo akunda. Mu bijyanye n'ibyo akunda kuba mu rukundo no kugira inshuti nyakuri. Ikindi ni akunda rero ubutabera, ukuri, ubworoherane, agakunda ibikorwa bifata cyangwa se bifasha abandi, gukunda gufasha cyangwa se guhuza abantu. Reka tukubwire ibijyanye n'ibyo yanga rero guhemuka cyangwa se ihemuka, buriganya no kubeshyerwa, akanga ubugome cyangwa se guhohoterwa nk'utari ufite intege. Ikindi harimo mu bijyanye n'ibyo yanga harimo uburangare mu nshingano umuntu aba afite. Reka tukubwire ibijyanye n'inzozi z'uwitwa iri zina Angela. Angela rero akunda kugira inzozi zo kuba mu buzima burangwa n'amahoro n'urukundo, kugira urugo rufite ibyishimo, ubusabane, gusiga umurage mwiza w'urukundo, ubumuntu n'icyizere mu bandi. Rero ubusobanuro bw'izina Angela, witwa Angela, twandikire muri comment. Nawe kandi urashobora kutwandikira muri comment tubwire izina twazagaruka tuguha ubusobanuro bwaryo. Ushaka kudutera inkunga tuba twashyizeho nimero, iriya nimero igaragara hariya iri ku mazina ya Majyambere Fabrice. Urashobora kudufasha cyangwa se uduhamagare uduhe ibitekerezo ndetse n'ibindi byose turabyakira. Turabakunda cyane. Iyi ni FAB TV. Ciao ciao.